Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese, weho mukunzi wacu udukurikira aho uherereye hose. Dufashe umwanya tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bibaho. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo ihindure amateka, ubuzima bwawe burushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo, mbahaye ikaze mu kiganiro. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo munyemerere hanyuma tubanze dusome iri tangazo, aho rigira riti: itangazo, gahunda ya Guma muri Yesu Celebration Lockdown igumyeho kuba munyemerere hanyuma n'ubundi dutangirane n'iri tangazo, aho rigira riti: itangazo, gahunda ya Guma muri Yesu Celebration Lockdown igumyeho ku bayisanzwemo bose. Ingendo zijya mu byaha zirabujijwe guhera saa sita z'ijoro kugeza iyindi saa sita z'ijoro. Insengero za Mwuka Wera zizakomeza gukora. Umugeni wa Yesu azakomeza kwitegura umukwe. Amagare asanzwe ajyana abera mu ijuru azakomeza gukora. Ibizira byose n'ibitejejwe bizakomeza gufunga. Imihango yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza izakomeza, ariko abayitabira bagomba kuba bafite ibyemezo by'uko bafite ukwizera. Imirimo yo kubwiriza ubutumwa bwiza izakomeza hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ubusabane na Mwuka Wera buremewe. Abageni bose barasabwa kubugumamo. Ingendo zijya mu ijuru zizakomeza, ariko abazijyamo bagomba kwerekana icyemezo cy'uko bakiriye Yesu. Aya mabwiriza agomba guhita ashyirwa mu bikorwa aka kanya. Iri ni itangazo ribayeho nyuma y'uko abantu benshi habayeho gufunga insengero, gusenya kw'insengero, ari nabyo tugiye kugarukaho mu ngingo yacu y'uyu munsi. Ejo narindi mu karere ka Gakenke, aho hari urusengero rurimo kugurishwa. Ni mu karere ka Gakenke, umurenge wa Gicaca, aho hari urusengero rurimo ku isoko, ruriho icyapa kigaragaza yuko rugurishwa. Bivuze ngo n'uwarushaka uwo ari wese ahawe ikaze yo kugenda akabaza ibiciro, akabaza uko rugurishwa, hanyuma yarangiza akarugura. Twegereye bamwe mu bahatuye badutangarije yuko uru rusengero ruri ku isoko koko. Batubwira yuko nyirarwo, umupasiteri waho, ashakamo miliyoni 25, hagati ya 20 na 25. Hanyuma abakiriye babashije kurugeraho babashije kwishyura miliyoni 10 arazanga. Hanyuma ingingo nyamukuru yo kujya gusura uru rusengero, yo kujya kureba uru rusengero, nta yindi mpamvu. Ese koko nyuma y'uko insengero zifunzwe zise zishyirwa ku isoko, hanyuma urahita wibaza niba gufunga kw'insengero, gusenywa kw'insengero zidafite ibyangombwa zigiye kujya ku isoko, cyangwa se zitangiye kujya ku isoko, kuko uyu ni uwa mbere utangiye kugurisha urusengero rwiwe. Ariko mbere gato yuko wenda tujya kuri ibyo ngibyo, abahaturiye batugaragarije yuko uru rusengero nubwo ruri ku isoko, nubwo ruri kugurishwa, impamvu yarwo ari uko abakristo barwo batakirusengeramo ari benshi, kugeza ubwo kuri ubu ngubu abantu barusengeramo ari umuryango umwe w'umugore n'umugabo n'abana. Abandi bose batubwiye yuko abahaturiye bamwe ngo bagiye bitaba Imana bagapfa, bapfa niba ari umugabo upfuye umugore ntasubireyo, niba ari umugore upfuye umugabo n'abana ntibasubireyo. Abandi ngo bafata icyemezo cyo kujya ku rusengero rukuru rw'iryo torero.
ushobora guhita wibaza uti iryo torero ni irihe, cyangwa se urwo rusengero ruri kugurishwa ni urwo irihe torero? Ni urusengero rw'abahamya ba Yehova, inzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova. Ubwo twaganiraga n'abantu baho bamwe na bamwe, twababajije niba ari byiza cyangwa se niba byaba bisobanutse kuba urusengero rwitiriwe inzu y'ubwami bw'abahamya ba Yehova ikwiriwe koko kuba yashyirwa ku isoko ikagurishwa. Bamwe basobanuye ko ari ibintu bitari bikwiriye, ari ibintu bitari ngombwa, ari ibintu bidasobanutse. Ariko kandi nanone umwe wabashije kutuganiriza yaratubwiye ati ngewe ubwanjye ndi umukristo nsanzwe nsenga, ariko nkurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga, aho rivuga ngo urusengero nshaka, ese muzanyubakira nzu ki? Inzu naturamo ni, aravuga ngo keretse umutima umenaguwe ucishijwe bugufi n'ijambo ry'Imana, niyo nzu nishimira, ni rwo rusengero ngomba kuba. Aravuga ati ngewe kuba barugurisha rugakorerwamo ibindi, niyo bapimiramo inzoga cyangwa se bagashyiramo amashuri cyangwa bagashyiramo ibindi bikorwa, ntacyo byaba bintwaye. Ibi ni bimwe mu byo twaganiriye n'abahatuye ndetse nabo twabashije guhura nabo. Reka duhite tugaruka, navuye mu karere ka Gakenke mpita nerekeza mu karere ka Rulindo, aho hose ni mu ntara y'Amajyaruguru. Akarere ka Rulindo ni akarere kabonetsemo insengero nyinshi ziri ahantu hubatse mu manegeka cyangwa se zitujuje ibyangombwa. Aho nagerageje gusoma ku rutonde rw'insengero zindi zigomba gusenywa, nsangamo urusengero rumwe rw'ahantu hitwa mu murenge wa Kisaro, ubwo ni mu karere ka Rulindo nk'uko nabivuze, umudugudu akagari ka Kigarama mu mudugudu wa Gaseke. Niho nageze mpasanga urusengero bivugwa ko ari urusengero rutujuje ibyangombwa. Icya mbere ni urusengero ruri ahantu mu manegeka. Iyo tuvuze urusengero ruri ahantu mu manegeka, icya mbere ahantu ntabwo hagera umuhanda wagerwamo n'imodoka cyangwa se ikindi kinyabiziga, kuko njye nahageze nasanze ntewe bitewe n'uko mpabona, tureke n'imodoka n'igare ntabwo ryahagera nubwo barisunika. Ikindi ni urusengero ruri ahantu mu gishanga. Ikindi ni urusengero ubona yuko nta nzozi zihari zo kuba hazagera umuriro. Ikindi nta nzu ubona yuko hazagera amazi. Bivuze ngo niba nta muriro uzagera ahantu, nta nubwo hazigera hagera umurindankuba. Kandi biri ngombwa yuko ahantu hahurirwa n'abantu benshi, iteka iryo ari ryo ryose hagomba kuba hari umurindankuba kugira ngo badakururira ubuzima bw'abantu mu kaga, harimo nko gukubitwa n'inkuba. Ikindi nta mazi. Uru rusengero ni urusengero bigaragara yuko nta mazi ashobora kuhagera, kuko tuhagera twahasanze ikigega nk'uko uraza kubibona ku mafoto. Hari ikigega cy'amazi, ariko nacyo bigaragara yuko aramutse akoreshejwe ntago yarenza amezi 2. Ibaze rero ko hari igihe izuba riva ugasanga rimaze amezi arenga 2, kandi aya mazi nayo ntago aba afitiwe, ntago aba ari amazi yizewe, kuko aba ari amazi y'imvura ashobora kuba yajyamo udukoko tugatera mikorobe n'ibindi. Uri kumva ko ayo atari amazi meza. Kandi amazi yo ku rusengero abakora imirimo nk'iyo mu rugo. Iyo mvuga ngo nk'iyo mu rugo, amazi yo ku rusengero arakoropa, aramesa, arateka, yoza ibyombo n'ibindi. Twagerageje kureba ubusitani bwarwo, twasanze cyangwa se imbuga, ubwo ni parikingi, dusanga nta mbuga rufite. Twagerageje kandi kureba n'ubwiherero bwarwo, dusanga rufite ubwiherero butari bwiza, cyangwa se ubwiherero bwarwo ntabwo ari ubwiherero bwiza ku buryo wavuga ngo ubu ni ubwiherero bukenewe kabiri. Ni ahantu ubona yuko niyo wabwubaka isaha ku isaha bushobora kuba bwazamukamo amazi, kubera ko ari ahantu mu gishanga.
ntabwo ari urwo ngurwo gusa, kuko twageze no kurundirwa ahantu hitwa Igitumba, narwo rwegeranye n'amashuri. Bigaragara yuko nko ku munsi basenze kandi n'amashuri arimo kwiga, bigaragara yuko rushobora kuba rwabangamirana n'aya mashuri. Reka rero wenda duhite tugaruka inyuma. Intego nyamukuru cyangwa se icyo nari ngendereye ni iki: niba aka kanya nyuma y'igihe gitoya insengero zifunzwe, ni kimwe, insengero zarasuzumwe zirafungwa. Kabiri, hari izigomba gusenwa, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, hari insengero kandi nanone amadini yazo yasibwe ku ikarita y'amadini abarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, kuko aya madini cyangwa se reka mvuga amadini, aya madini adafite ubuzima gatozi. Ugasanga hari nk'insengero zubatse neza, zikoze, ziri ahantu heza, ariko nanone ugasanga ntizemerewe gukora kuko zidafite ubuzima gatozi. Mu minsi yatambutse twabonye inkuru ku kinyamakuru kimwe cyitwa BTN TV, aho hari abo twabonye bari kuvuga yuko umupasiteri wabo yagurishije urusengero arangije atorokana amafaranga. Ndagira ngo ngaruke rero kuri iki kintu cyo kuvuga ngo abantu bari kugurisha insengero. Hanyuma uru rusengero tubibutse ko aba atari urusengero rwa pasiteri, oya, ntabwo aba ari urusengero rwa pasiteri we wenyine, ahubwo aba ari urusengero rw'abakristo muri rusange. Reka nongere mbisubiremo, ntabwo aba ari urusengero rwa pasiteri wenyine, ahubwo aba ari urusengero rw'abakristo muri rusange. Nimvuga ngo ni urw'abakristo uraza kubyumva neza, kuko nawe aho usengera ufiteyo umusanzu watanzeyo ku nyubako yo kuri urwo rusengero, ku bikoresho byo muri urwo rusengero. Hanyuma ugahita wibaza, igihe izi nsengero zizaba zifunzwe, zarangiza hakabaho kugurisha ku izi nsengero cyangwa se gusenwa ku izi nsengero, ugahita wibaza uti ibikoresho bishobora kuva muri uru rusengero bikagurishwa, ese iki kibanza nikiramuka kigurishijwe, aya mafaranga azakoreshwa iki? Kubera iki? Niba izi nsengero, reka mpereho mbwire leta y'u Rwanda ibifite mu nshingano, minisiteri ibifite mu nshingano, idusuzumire nyuma y'uko izi nsengero zifunzwe, ko hari insengero zitangiye kugurishwa, bigaragara yuko ziri ku isoko, ejo cyangwa ejo bundi zabona abakiriya zikagurishwa, kandi izi nsengero ko atari iz'abapasiteri, ahubwo izi nsengero ari iz'abakristo. Ikindi mbibutse ko ushobora gusanga abakristo barubatse urusengero, ariko nanone bakaba bararwubatse mu kibanza cya wa mupasiteri. Bivuze ngo icyangombwa cy'ubu butaka kiri ku mazina ya wa mupasiteri. Rimwe na rimwe ugasanga aba bakristo bitanze amafaranga yabo, bayakura mu mifuka, barangije bagura ikibanza, baracyubatse, bubatse mu rusengero, ariko wajya kureba nyirizina ugasanga iki kibanza cyubatse ku mazina y'uyu mupasiteri. Ese bantu mubifite, minisiteri ibifite mu nshingano, ifite imiryango itegamiye kuri leta, cyane cyane iy'amadini, muraturebera ki? Muradusuzumira gute ibi bibanza cyangwa se izi nsengero ziri ku isoko, ziri kugurishwa? Ese aha ntago hazavamo kubangamira abakristo? Ese aha ntago hazavamo guhohotera abakristo? Ese aha ntago hazavamo kwiba abakristo? Ese izi nsengero nubwo zifunzwe, nubwo zishenwe, ibibanza zirimo biri guteganyiriza iki? Biri guteganyirizwa uruhe ruhande, izihe nyungu, ku buryo wa mukristo wakuye amafaranga mu mufuka we ashobora kuvuga ngo njyewe nubwo rusenyutse ndajya mu rindi torero, ariko ngiye umutima wanjye ukeye, ngiye numva ameze neza, nubwo bigenze gutya, akagenda yumva abohotse. Ikindi cya kabiri, muri izi nsengero zishenwe cyangwa se aya madini akuweho, ariko afite izi nsengero zubatse zishobora kuba zakoreshwa, muri kuziteganyiriza iki?
ku buryo umuntu ashobora kuvuga ati oke, nubwo wenda idini rifunze ariko uru rusengero rushobora kuba rwakoreshwa iki kintu gifitiye inyungu n'abaturage akamaro. Ndatanga nk'urugero, murabona nk'urusengero rw'umuriro wa Pentecote ni urusengero rwiza rwubatse, ariko kandi nanone rutubatswe n'abapasiteri cyangwa se n'umupasiteri, ahubwo rwubatswe n'abakristo biriye bakimara bagakura amafaranga yabo mu mufuka, barangiza bakubaka urusengero rumeze nka kuriya. Ese izi nyubako z'izi nsengero zihagaritswe cyangwa se zishenwe, muri kuziteganyiriza iki? Muri guteganya ko zizakora iki? Ese muri guteganya ko abakristo bazubatse kugira ngo bumve bisanze muri iki gikorwa, muri guteganya ko izi nyubako muzazikoresha iki cyangwa se zizamarira iki abakristo? Ndatanga nk'urugero muri covid 2021 niba ntibeshye, urusengero rwa Ebenezer rwari ruri ku isoko rushaka kugurishwa n'umupasiteri, hanyuma biza kuba ngombwa yuko urwego rw'imiyoborere RGB rubyinjiyemo rushyiraho gahunda yuko bigomba kugenda, ntirwaba rukigurishijwe. Ariko si igihe rwajyaga kugurishwa ko byagaragaraga yuko rugiye kugurishwa n'umuntu umwe, n'umupasiteri umwe, kandi nubwo rugiye kugurishwa n'umupasiteri umwe, uru rusengero rwubatswe n'abakristo muri rusange, rwubatswe n'abantu barenze umwe. Hanyuma niruramuka rugurishijwe cyangwa si iyo ruramuka kuba ruza rugurishijwe, aba bakristo ese ntibari kubihomberamo? Kandi iki ari igikorwa cyabo muri rusange, kandi iki ngiki ari igikorwa bapanze barakora, bamaze kugikora bagishyira hariya. Ndagira ngo turebe umuntu umwe niwe wavuze ati habayeho gufunga insengero bwa mbere, habaho gufunga insengero bwa kabiri. Avuga ati si ibintu bisanzwe, nako byari ibintu bisanzwe. Gufunga insengero bwa gatatu byari ibintu bisanzwe. Aravuga ngo ariko nyuma yo gufunga izi nsengero, ikindi gikurikiyeho kidasanzwe ni ugusenya insengero. Aravuga ngo gusenya insengero byo ntibisanzwe. Aravuga ngo mwitegure ikindi kintu kizakurikira nyuma yo kuza gufunga izi nsengero. Reka nongere mbisubiremo. Yaravuze ngo gufunga insengero byari ibintu bisanzwe kuko mu Rwanda ntizari zifunzwe rimwe, kandi kuba zari zifunzwe ni impamvu zumvikana, kuko ubwa mbere baziregaga cyangwa se hagaragaraga yuko zitujuje ibisabwa. Bwa kabiri zifungwa kubera covid, bwa gatatu zifunzwe nabwo kubera ko zitujuje ibi bisabwa ndetse n'akajagari k'insengero. Kandi koko nawe urebye aho mwari muturanye, urebye aho mwasengeraga, urebye abo mwasenganaga, urebye abaturanyi mwari muturanye aho basengera, wahita uvuga uti koko izi nsengero zari zirimo akajagari ndetse n'akavuyo. Kuba insengero zafungwa, kuba zahagarikwa, itsoke nta kibazo, ahubwo wenda ugahita uvuga uti ibyo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe. Ariko hariho ijambo rivuga ngo gufunga insengero, nako gusenya insengero ntabwo ari ikintu gisanzwe, ahubwo hari ikindi gishobora kuzakurikira nyuma yo gufunga izi nsengero, yo gusenya izi nsengero. Hanyuma leta y'u Rwanda iturebere iki kintu gishobora gukurikira nyuma yo gusenya insengero, cyangwa se kuko nkuko ndi kubivuga hari kugaragaramo yuko hari buze gukurikiraho kuza kugurishwa rimwe na rimwe kw'insengero. Ese nizigurishwa biraza kugenda gute? Ikirakurikira gusenya kw'insengero, gukurwaho kw'amadini, abapasiteri baraza kugurisha izi nsengero, biraza gutuma bagirana amatiku, amakimbirane ndetse n'imvururu hamwe n'abakristo muri rusange. Kuko nk'uko nabivuze cyangwa nongere mbisubiremo, izi nsengero ntabwo ari iz'abapasiteri, nubwo ushobora gusanga hari abapasiteri biyanditseho ibi byangombwa by'uru rusengero, ugasanga nk'umupasiteri yiyanditseho icyangombwa cy'urusengero, kandi uru rusengero ni urw'itorero, ni urw'idini, ntabwo ari urwa pasiteri. Iki kibanza rwubatsemo ni icy'itorero kuko cyaguzwe n'abakristo, baritanze, bazana amafaranga yabo, bazana ubushobozi bwabo kugira ngo bakore
bubake uru rusengero. Ugahita uvuga uti ese niruramuka rugurishijwe na wa mupasiteri ugasanga amafaranga arayiririye, cyangwa ejo ugasanga ruhinduye inzu ye bwite, nabyo ko bishoboka, kuko ejo ushobora kuza ugasanga wa mupasiteri yaje yashyizemo ibyumba, yakubisemo umugore n'abana, ugasanga abakristo bagiye kubihomberamo, mu gihe we arushyizemo umugore n'abana, kandi hari umukristo uru rusengero warutanzeho amafaranga urimo gukodesha, uri hariya hirya, bashobora kuba banirukana mu nzu kubera ko yabuze ubukode. Ugasanga aha naho hashobora kuvukamo ihohoterwa, ibangamirana ryo kubangamira abandi no kubangamirwa kw'abandi. Rero ndagira ngo buyobozi ababifite mu nshingano, muze nyuma y'uko hasohotse imyanzuro, muze kudukurikiranira cyane, muze kutureberera neza nk'uko musanzwe mubikora, kugira ngo hatavamo kubangamirwa kw'abakristo, hatavamo kubangamira kw'abapasiteri, kuko nk'uko namye mbivuga, cyangwa se nk'uko nakomeje kuba mbivuga, hari ikimenyetso duhereye kuri uru rusengero ruri mu murenge wa Gicaca mu karere ka Gakenke, ruri ku isoko. Ushobora gusanga ari umupasiteri uri kurushyira ku isoko, kandi arushyize ku isoko, arusengero ari urw'abakristo, hanyuma aya mafaranga ugasanga yashyize ku mufuka wenyine, kandi aba bakristo uru rusengero barugizemo uruhare. Hanyuma muraturebera, ese izi nsengero zishobora kuba zifunzwe ziraza kugira uwuhe musaruro? Ziraza gukoreshwa iki? Ese haraza gukorwa iki kugira ngo hatazamo ubundi bujura n'ubundi n'ayandi manyanga, cyangwa se ubundi buriganya, kugira ngo ibintu bize kurushaho kugenda bimera neza cyane. Hanyuma nongere mvugira ijambo, kuba insengero zifunzwe ni bimwe mu byo leta ishaka, ariko kandi nanone babishyigikiwemo n'Imana, kuko ntago ubuyobozi aribwo bwabonye akajagari bidaturutse ku Mana. Imana yabonye akajagari kaba mu madini, yabonye akavuyo n'amanyanga biba mu madini, hanyuma ibinyuza mu bayobozi, baraza baragenzura kugira ngo barebe izujuje ibisabwa. Hanyuma kugira ngo rero izi nsengero zikore, nta kindi ni uko ziba zujuje ibyangombwa, nta gikuba gicitse. Kandi niba ubona yuko gicitse, umuririmbyi aravuga ngo imfatiro zishenwe, umukiranutsi nta kindi yakora, yasenga. Niba ubona hari igikuba gicitse, ngenda kugira inama, senga, uhamagara Imana, ahasigaye ibindi njya nkunda kubwira abantu nti Imana iri mu kazi, kandi koko Imana iri mu kazi, ntacyo yakorera kuduhema. Ndagira ngo nsoze nkwifuriza kugubwa neza. Niba hari igitekerezo, inyunganizi, ubuhamya, ijambo ry'Imana ushaka kutugezaho, andika muri komenti, cyangwa se uduhamagare kuri nimero irimo hasi, uraza kubona munsi y'ikiganiro, hanyuma utugezeho igitekerezo cyawe, ubuhamya, inyunganizi, kugira ngo tuze kurushaho gukomeza tugendane neza. Nge wumvaga ndi Ngoboka Miriam Theo, nawe nguhaye ikaze mu bindi biganiro bikurikira. Shalom, shalom. Kudakatinga. Nzi ko atakatinze koko.